hari abantu bajya bibaza cyangwa banagukunda cyane ariko bashaka kumenya by'umwihariko Riziki ubundi yaba ari umukobwa bimeze bite? Ndi umukobwa ariko abenshi barabizi. Rizi na sheri ubu ngubu? Sheri wanjye arahari ni KRISTO. Ubu numvaga yuko uri mu rukundo ariko n'ubundi ndurimo. Ndurimo njye na Yesu kuko nduwiwe nawe n'uwanjye. Turagendana. Ntago wavuga ngo uri umukobwa imyaka maze muri mujyi wa Kigali uri wenyine gutyo gusa ntibyapfa kubaho, ariko kubera ko Yesu aranyuze ndamahoro kandi nawe nzi neza ko ankunda cyane. Nizihe nama n'impanuro wahereza urubyiruko ruri kwijandika muri ibyo bintu ndetse n'abakristo bari kuyobwa cyangwa bayobya nabo bashumba babashumbuye? Inama ya mbere ndashishikariza urubyiruko, abasore abakobwa, kuko ntabwo ari bose babijyamo, hari abakobwa bazima birinda nabo bahura n'abasore nakwita za ruhaye nabo mu mpande zombi hose seki barahari, shitani arahari. Kubw'ibyo ndabagira inama mbere na mbere gukunda gusenga, bagakunda umwami Yesu Kristo akababera inshuti mu buzima bwabo. Kabiri, bakunde gusoma Bibiliya cyane kuruta kuyisomerwa n'abandi bubwabo, kuko baracyari n'abasore, baracyari n'abakobwa, bafite amahirwe yo kubona umwanya uhagije wo gusoma ibyanditswe byera. Kindi cya gatatu, mu misengere yabo bifuza impano y'umwuka wera, kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Umwuka wera Yesu yaravuze abwira abigishwa ngo icyaba cyiza nuko nagenda nzaboherereza umufasha, niwe uzabasobanurira byose, azajya yenda no ku mabanga ya data ayabagezeho. Umukobwa ufite umwuka wera atandukana n'abandi, ntagashurashura, ntago yirukanga mu ngo z'abasore, ntagasebya ababyeyi, ndetse yubahisha igihugu. Umusore ufite umwuka wera abikitegererezo, nta utamukunda, aba yiyubashye naho yaba ari umukene. N'abakobwa navuga wenda bafite iterambere bamwifuza, kuko uwo musore ubaha Imana udashurashura, niyo yubatse urugo akagira amahirwe agahura n'umukobwa muzima, urugo rwabo rubikitegerereza aho batura hose, aho baba hose, baba bakennye baba bakize, ejo hazaza bazakomokwaho n'abana bazima. Ariko ibyo bifashwamo niki? Bibiliya avuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Iyo uri umusore warubashye Imana, nayo hari ikigukorera. Iyo uri umukobwa ukubaha Imana, navuga mu mvugo y'abiki gihe ngo igukoraho ikimenyane, ntiyapfa gutuma utoragurwa n'ibibonetse byose warubashye Imana. Ndagira inama urubyiruko, kandi cya kabiri nanone nakwibagirwa gushyiraho, ntago ibyiringiro ari ugushaka kubaka ingo gusa. Uri umukobwa ukubaha Imana utashye udashatse, hari amakamba, hari umuganura, hari abantu mu ijuru usomye iby'ijuru urabibona. Aho Yohana yabonaga mu ijuru mwiyereko avuga ngo mbese abo ni bande? Bariya ni bande? Avuga ngo bariya nabavuye mu mibabaro. Iryo jambo riramfasha ngo ikomeye cyane, bavuye mu mibabaro ikomeye yo mu isi, ngo bariya ntibigeze banduzwa n'abagore. Kandi hari n'abatubanjirije batigeze biyanduza, nk'aba Danieli barinze bataha batubatse, ba Saduraka, Meshaki, ba Yeremiya. Wigeze wumva aho Yeremiya yafashe irembo? Yohana wigeze wumva arakana yasize imusozi? Ese ujye kugumura abantu. Simbabujije gushaka, ndagira iki ahubwo kubaka ni byiza, ariko no kudashaka Paulo yaravuze ngo ni nabyiza kurutaho. Ikintu ushaka kubabwira urubyiruko, kuba udashatse si ishyano. Bimwe usanga bavuga ngo kuba utarashaka uri umusore ngo intama aragukandagiye bakaguteranya n'intama. Intama mwahuriye hehe koko? Tubwizanye ukuri, ng'inyobye yakuvuge hejuru. Uko nukubeshya rwose, nukuvuga ngo turiza Imana. Hari ijambo rivuga ngo kwitonda ukarindira byemeza umutwari. Gushaka rwose nibyo, ariko mu gihe bitabayeho udashatse si ishyano, kiranukira Imana.
hari abantu batigeze banduzwa n'isi bya by'ubusambanyi. Abo bantu Imana ikemera ko bazarinda batabaruka badashatse. Bibiliya ivuga ngo abo ni umuganura w'Imana. Urumva ibihembo nabyo birahari. Ndashishikariza urubyiruko kutagira ubwo no kudaterwa n'isi. Ibikabyo biriho ngo byarangiye, ngo barakuzinze, uri umukobwa ugahahamuka rwose utwatse umupfumu yapfundika. Imana yaremye ijuru n'isi ishatse kugushyingira. Ntabwo rwose byatangirirwa. Nta n'umuntu ndumva wenda Imana yacira, Imana iravuga, ariko sindumva umuntu Imana yabwiye ngo nabujijwe n'utwatsi bapfunditse nitwo twatumye ntagushyingira. Ikora uko ishaka, kuko iyo turi muri Kristo Yesu tuba turi byaremwe bishya, ng'ibya kera biba bishize. Yashatse kukubakira ni nk'aka kanya. Ndashishikariza urubyiruko rutarubaka, abakobwa bakuza, abasore, mwumve ko byacitse, ahubwo bakiranuke, birinde ibibi. Imana nibishima barubaka, batanubatse batahe ari inyangamugayo, bakomeze kwitwara neza. Wemezanya na ya mvugo y'iki gihe ngo nagikwe? Wemezanya na mvugo y'iki gihe ngo nagikwe? Ibyo ngevyo by'ibikwe simbizi, kuko sinjya mbigenderamo izo mvugo z'icyo gihe. Urumva afashe umwanzuro nawe? Wubatse sava, utawubatse nta shyano ricitse. Icy'ingenzi ni ukubaha Imana, ukazabasha kubona ubwami bw'ijuru. Nicyo kintu gikaze, kuko hari n'abazubatse ubu byitwa ngo ni rwubaka uburore, bari kwicuza. Zirarazishye. Amadevorce ari menshi, wakicuza icyatumye. Hari n'abatarasenye isa bameze nk'abari mu matanura y'umuriro. Abujya wumva umugabo ukumva ku makuru ngo umugore yatemye umugabo, bambe ngo yishe umugabo, umugabo yishe umugore. Nyamara yoyo atuza ntago umugabo yari kumukerera, ntago umugore yari kumuha sumu yapanya. Rero Imana byose bikora ibizi iri mu ijuru. Hari igiti kibaho ntikera imbuto, kandi kigakura, bakavuga ngo wenda ni ikigabo, ngo nibiki buryo. Ntago twese tubereyeho ko tuzapfa dushatse. Ikintu ndi guhumuriza urubyiruko, wubatse utubatse, okay, nta kibazo rwose. Ntago ijuru rizajyamo abagore n'abagabo gusa, n'abajene bariyo. Sawa. Sinzi niba ari ikindi ndumva. Ubwo ni ya nama cyangwa impanuro hereza babashumba? Ni nama nahaga urubyiruko. Izo harukuru urubyiruko. Kandi nabubatse ngo wenda niba warahisemo nabi, usaba inema yo kwihangana yo kutinubira ibyago. Bazagushaka, uraza kubahereza nimero zabo, wagushaka azakubone. Uraza kuzibahereza arkwenda gusoza. Ahubwo abakristo n'abashumba noneho bose babwirire hamwe. Abakristo icy'ingenzi, inama za mbere nabagira ni ukumvira Imana. Ntago ndwanye iby'abashumba, hari abashumba bazima, hari abapasiteri bazima. Ariko nanone hari abakristo babona abashumba bamwe. Gutyo kuko no mu ntumwa za Yesu harimo Yuda. Hari nka wa mupasiteri baherutse gufatira ku Ruyenzi ari gusambana. Uwo yaguha inama ukayigenderaho uri umubyeyi. Aho ngaho bagira ubushishozi, babiyobowemo n'ijambo ry'Imana. Mu gihe umushumba ari kukubwira ngo kora gutya ariko bidahujwe n'ibyanditswe, uwo muntu usabwa kumwirinda. Kabiri, abashumba nabo bari mu kuri, ndabashishikariza gukomera ku bwa bagenzi babo bari gusebya izina ryabo, kandi bagasenga kugira ngo uwo mubare mutoya usigaye wubaha Imana w'abapasiteri n'abashumba. Baharanire kwegera Imana, amatabazo yabo yake, kugira ngo iki cyasha umwanzi ari kuzana mu itorero kusebya abatambyi bazima barebe ko cyavaho, kandi natwe dukomeje urugamba rwo gusengera abatambyi bazima, abapasiteri bazima. Nukuri bihangane. Cyakoze abo Satani yazanye, nababwira itangazo ry'uko imbere gatoya Imana hari kiraza gukora mu itorero, izaza isukura itorero, nta kibazo rwose. Riziki, turagushimira rero kubabanye natwe. Yego, murakoze. Ubwo wenda ubutaha mu kiganiro cyangwa mu cyumba cyera tuzongera tugutumire. Ndabashimiye. Ko wakwifuza rero kuguhamagara by'umwihariko, wowe nawe yakubona ate? Nimero yanjye ni 0788 71 33 11. 0788
71 33 11 Riziki Chantal muraho